Muraho neza abakurikiye intego driving school. Uyu ni umwanya mwiza rero tugiye gukomeza rya somo ryacu rya online. Nibutsa abantu kujya mwibuka gukora subscribe kuri channel yacu intego driving school, mbibutsa kujya mudusura kuri WhatsApp 0788 musobanuze ibyo mutabashije kumva neza. Aha rero ni ikibazo cya mbere kuri kopi 8. Yego, twatangira. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahure tungahe? Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahure nibura kamwe. Wabisanga mu ngingo ya 84 mu igazeti igitabo cy'amategeko y'umuhanda. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahure tungahe? Kamwe. Ahangaha rero baratwereka kamwe, 2, 3, nta gisubizo cyo kuri kirimo. Igisubizo rero kirimo kuko hano gitegetswe kugira nibura uduhanagura kirahure tungahe? Kamwe. Twakomeza noneho, iyo urangije gukora ikibazo nk'uko bisanzwe ku zindi kopi mwagiye mubibona, uhita ukara hano kuri ibikurikira cyangwa se imbere. Dusome ikibazo kigira icya kabiri. Mu gihe ukurikiranye na rumoroki, ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Ukurikiranye na rumoroki, uri nyuma yayo, uratwaye. Kubera iki ugomba gusigamo umwanya uhagije hagati yayo y'iyo rumoroki nawe? Yego, mu ngingo 31 rero niho babivuze. Ubundi ugomba gusigamo umwanya uhagije kugira ngo bifashe iki? Kugira ngo bifashe bya binyabiziga byihuta kurusha icyawe gushobora kuhigobeka bidateje inkomyi, yewe n'igihe icyo ngicyo ukurikiye gihagaze mu buryo butunguranye kibashe guhagarara, ntuze ngo uhite ukigonga. Ibyo iyo utabyibutse ukagenda ugikurikiye, hari aho biba ngombwa bikarangira ukigonze nk'iyo gifashe feri mu buryo butunguranye, cyangwa se murimo mugenda ahantu hari ivumbi. Aha rero igihe ukurikiranye n'iyo rumoroki ugomba gusigamo umwanya uhagije. Si nayo yonyine, n'izindi modoka ugomba kujya wibuka ugasigamo umwanya uhagije ku buryo igihe gihagaze mu buryo butunguranye udashobora kukigonga. Kimwe niyo muri nko muri parike n'ahandi hatandukanye, hari ubwo biba ngombwa ko inyamaswa ishobora kwambuka mu buryo butunguranye, wa wundi w'imbere agahita ahagarara mu buryo butunguranye, nawe ukabura mugonze kubera ko utari wasizemo umwanya uhagije. Aha rero si ibyo gusa, kuri rumoroki by'umwihariko ho bizafasha umuyobozi w'iyo rumoroki kukurebera mu ndorerwamo. Mu gihe ukurikiranye na rumoroki, ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Bifasha rumoroki guhagarara byoroshye, bituma ubasha gukata ikorose vuba. Bifasha umuyobozi wa rumoroki kukurebera mu ndorerwamo. Terebye, bifasha umuyobozi wa rumoroki kukurebera mu ndorerwamo. Ikibazo cya gatatu. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzima mu bihe bikurikira. Ubundi itara rirerire ry'ikinyabiziga rigomba kuzima ryari? Itara rirerire ry'ikinyabiziga mu ngingo 43 mu igazeti hateganya impamvu nibura 3 zishobora gutuma iryo tara ryazima. Iya mbere, iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi abasha kureba muri metero nibura 100, icyo gihe irirerire warizimya ukakoresha rigufi. Impamvu ya kabiri, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi, kugira ngo udahuma mugenzi wawe amaso, ushobora kuzimya iryo rirerire ugakoresha rigufi. Iya gatatu, iyo ukurikiye undi muntu mu ntambwe ngufi, wenda udateganya kumunyuraho, murimo mujya muri karitsiye imwe, ndetse n'intera iri hagati yanyu mwembi itarenze metero 50. Aho kugira ngo rero mutere itara rirerire bitume areba muri televiziyo ahume amaso, nibura washyiramo irigufi, noneho akabasha kugenda neza. Ni impamvu zingahe? 3. Hano rero kadusuzume izo bashyizemo. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi, iyo yirumvikana. Iyo umuhanda umurikiwe hose kandi bikaba bihagije kwa ngo umuyobozi arebe muri metero 20, oya, iyo ntiyumvikana kuko ni muri metero 100. Ese yari mu nsisiro? Oya, nayo sibyo. Byose ni by'ukuri, ntabwo byose ari ukuri. Igisubizo ni iki cyonyine, iyo umuhanda umurikiwe hose kandi bikaba bihagije kugira ngo umuyobozi abashe kureba muri metero zingahe, nako preto iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Twakomeza. Ikibazo cya 4. Ubugari bwa rumoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza ibipimo bikurikira. Ubugari bwa rumoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri kimwe n'ubwa rumoroki cyangwa se imizigo yaba ipakiwe namwe n'ibyo bintu ntibushobora kurenza santimetero 75. Uzabibonera hehe? Uzasanga umunyonzi yapakiye matora
amashevuro, imbaho, madiriye, inkwi n'ibindi bintu bitandukanye nk'ibisheke, ku buryo bifite ubugari burenze metero 2. Muri icyo gihe azaba yishe amategeko. Ubundi agatwara agasanduku k'amandazi nabwo gaconze ku buryo katarenze santimetero 75. Aha se niko bavuze? Nibyo. A iriho 25 120. Igisubizo mwakibonye hehe? Kuri A. Twakomeza. Niki muri ibi wakirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Mbere ko dukomeza icyo kibazo ndabibutsa, hari abantu bifuza kwiga gukanika, gusudira, gusuka, guteka, kudoda. Ibyo bintu turabikora kandi ku giciro gito, mu gihe gito, kandi dutanga impamyabumenyi z'igihugu zitangwa na NESA. NESA ni ikigo cy'igihugu gifite mu nshingano gutanga impamyabumenyi ku myigishirize y'ibigo igihe umunyeshuri yatsinze isomo rye. Binyuze muri Rwanda Activity Board no mu ishuri ryacu dufite uruhererekane rw'ukuntu tukugezaho iyo mpamyabushobozi yawe igaragaza ko rwose wize uwo mwuga, kudoda, guteka, gusuka, gusudira, gukanika. Dukorera Kimironko hafi ya gare, imbere neza ya MTN Service Center, niho office iri, ariko dufite workshop nini hano munsi ya Beka. Iyo ukeneye ubusobanuro burambuye uradusura cyangwa ukaba waduhamagara kuri 0788 Iyo nomero tuyikoresha no kuri WhatsApp cyangwa ukaba wayitwoherezaho ubutumwa bwa SMS. Ushobora no kuba wadusura wanditse muri Google Intego Driving School, wabona za location zacu. Uramutse twandikiye kuri email intego-driving-school@gmail.com twabasha kutubona ubutumwa bwawe. Si ibyo gusa, abafatanyabikorwa nabo turabakenera. Ubaye ushaka gushora imari kandi uvuga uti mfite imari iciriritse ariko ndashaka gutera imbere, waza ukatwegera tukakwereka uburyo twifatanya. Hari na gahunda dufite twabashyiriyeho nshya nziza yo kubamenyereza kwitabira examen. Hari abantu batinya gukora ibizamini ku myanya itandukanye y'ubuyobozi, ugasanga yarijize ariko ahora yiyongeyeho mu cyaro, afite ubwoba bwo gukora ikizamini. Niwe ugiyeyo abona 2 cyangwa 3 akagira isoni zo kuzasubirayo, bigatuma acika intege. So ibyo rero twabigizeho dusanga ni ngombwa ko tugomba kubikemura. Twabateguriye imfashanyigisho nyinshi zitandukanye zijyanye n'imyanya y'imirimo muri gahunda za leta, yaba logistique, Compression Division Manager, Compression Services Division Manager, JAF Officer, SEDO, Executive Secretary, Central Secretary, Administration Finance, imyanya yose wowe wadepojeho uratwandikira kuri iyo nomero 0788 tukaba twaguha imfashanyigisho nziza y'ibibazo n'ibisubizo biri muri multiple choice bikunze kubazwa cyane, ibyo abandi bagiye bakora hirya no hino hatandukanye. No ku applyinga bikunaniye ushobora kuduhamagara tukagufasha, kandi hari serivisi nyinshi dutangira ubuntu nizo wenda tugurisha ariko nkeya. So mwatugana rero tukabafasha. Abakeneye kwiga indimi kugira ngo memorize icyongereza. So dukorera he? Kimironko hafi ya gare muri Kigali mu Rwanda, hafi ya gare imbere neza ya MTN Service Center Kimironko. Uhageze waduhamagara 0788 Twakomeza. Niki muri ibi wakirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Ugeze mu muhanda utaringaniye neza, mu muhanda w'icyerekezo kimwe, aho utagomba kurenza 30 mu isaha, nyuma y'ikoni ugategereza kubona uburyo bwiza bwo kunyuranaho. Niki muri ibi wakirinda igihe ushaka kunyuranaho? Uzajya wirinda kunyuranaho uri mu ikoni. Ugomba kunyuranaho nyuma y'ikoni, wasoje ikoni kurikata, ndetse ugategereza kubona uburyo bwiza bwo kunyuranaho. Yego. Twakomeza noneho. Yego. Ikibazo cya kangahe? Cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu tukirebe neza, mwitegereze neza iyo foto. Murabonamo amasangano, harimo itara ry'umuhondo. Ikibazo cya gatandatu. Niki ugomba gukora igihe wegereye ibimenyetso bimurika kiri kuva mu cyatsi kijya mu muhondo? Ubundi iyo kiva mu cyatsi kijya mu muhondo, uwo muhondo ukubwira ngo genda gahoro witegura guhagarara hafi y'umurongo wo guhagarara mu mwanya muto nguriye. Igihe uwo murongo waba udahari ugahagarara igihe bitaguteza ibyago. Hano rero bakakubaza ngo no gukomeza
ubwitonzi witegura guhagarara mu gihe itara rihindutse umutuku. Oya, ntabwo ari ngombwa ko utegereza ko riba umutuku. Ongera umuvuduko kugira ngo usoze ikoni vuba. Oya, komeza kuko itara ry'icyatsi rigiye kwaka. Oya, nanone ni uguhagarara niba bitaguteza ibyago. Hagarara niba bitaguteza ibyago. Dukomeze. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ubundi ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara ndangaburumbarare, ndangamubyimba n'itara riranga icyerekezo. Ese iyo bavuze itara ndangaburumbarare wumva irihe tara? Itara ndangaburumbarare ni rya tara uzabona amagana hejuru kuri kabine y'imodoka ije igusanga gifite ubugari burenze metero 2 na santimetero 10. Icyo gihe iryo tara ndangaburumbarare rero rishobora kuba ryarenga abiri. Ndangamubyimba ni yayandi yo mu mbavu kuri za foso cyangwa rongo shashi, uzabibonaho udutara two mu mbavu tugenda twaka tuza n'umuhondo cyangwa icunga rihishije. Ayo nayo ashobora kurenga abiri. Ndangacyerekezo ni itara ry'ikinyoteri rigaragaza ko ugiye gukatira ibumoso cyangwa iburyo. Iryo naryo uzaribonao, ariko ashobora kurenga angahe? Abiri. Urugero ni igihe aba yacaniwe rimwe. Aha rero ibisubizo byose muri aya matara ni iby'ukuri. Twakomeza. Witegereje neza iyi foto, iki cyapa gisobanura iki? Kiri mu bwoko bw'ibyapa bitegeka. Utegetswe kunyura mu nkomane cyangwa mu masangano aho banyura bazengurutse, nawe rero ukahanyura uzengurutse. Yego, twinjira mu isangano rero tunyuze mu kuboko kwacu kw'iburyo, ariko ukazirikana kuhanyura uzengurutse. Iki cyapa gisobanura iki? Inzira y'icyerekezo kimwe imbere. Oya. Biremewe guhindukira? Oya, nanone. Inkomane banyuramo bazengurutse? Terebye. Birabujijwe guhindukira? Oya, inkomane banyuramo bazengurutse. Mu gihe telefone yawe ihamagawe utwaye imodoka, wakora iki? Ese wareka kuyitaba? Ubundi kwitaba utwaye imodoka ni icyaha gihanwa n'amategeko mu buryo bw'uko mu mabwiriza agenga amategeko yo mu buryo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa, by'umwihariko muri fayino za traffic birabujijwe kuvugira kuri telefone igihe utwaye imodoka. None se kandi nuramuka utayivugiyeho kandi wenda bagira ngo baguhere recommended yaho ugomba kujya ku kigero nk'uko wenda waba utwaye ambulance cyangwa n'izindi modoka, bikaba ngombwa ko bakenera kukuyobora, byagenda gute? Ushyira ku ruhande imodoka utwaye ubundi ukayitaba. Kirazira kutayitaba, kirazira no kuyitaba utwaye. Muri icyo gihe uzafata imodoka uyishyire ku ruhande, ubanze witabe, nurangiza ukomeze ugende. Mu gihe telefone yawe ihamagara utwaye imodoka, wakora iki? Kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya. Gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Kutayitaba. Ibindi bitari ukutayitaba ako kanya ni ukuri. Oya, gushyira imodoka ku ruhande ukayitaba. Ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga akwiriye kumenya mu gihe akurikiye umuyobozi w'ikinyamitende ibiri kandi imodoka y'umweru iri gusubira inyuma ijya mu muhanda? Ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga akwiriye kumenya? Ubundi umuyobozi w'ikinyabiziga akwiriye kumenya ko kino kinyabiziga cy'ikinyamitende ibiri, urugero iyi moto, ishobora guhagarara mu buryo butunguranye ku mpamvu z'uko iyo y'imbere urabona ko iri gusubira inyuma kandi yacanye itara ry'umuhondo rigize gute? Rimyasa. Iki kinyamitende kigaragaza ko ari kwinjira mu muhanda, ndetse n'amatara y'umweru inyuma y'uko iri gusubira inyuma ariho, kandi birasa nk'ivuye ahantu hahurira abantu benshi, nko ku rusengero, ku mashuri, ku bibuga by'imyidagaduro, ahantu hahurira abantu benshi. Muri icyo gihe rero wowe utwaye zirikana ko iyo modoka iri inyuma yawe ishobora guhagarara mu buryo bugize gute? Butunguranye. Ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga akwiriye kumenya mu gihe akurikiye umuyobozi w'ikinyamitende ibiri kandi imodoka y'umweru iri gusubira inyuma ijya mu muhanda? Umuyobozi w'ikinyabiziga gisubira inyuma azahagarara nabona umuyobozi w'ikinyamitende ibiri. Oya, umuyobozi w'ikinyamitende ibiri ashobora guhagarara bitunguranye cyane. Umuyobozi w'ikinyamitende ibiri ashobora gusaba umuyobozi w'ikinyabiziga gisubira inyuma guhagarara. Oya, nanone amatara yo guhagarara ashobora kuzima ikinyabiziga gikomeje gusubira inyuma. Igisubizo hano, umuyobozi w'ikinyamitende ibiri ashobora guhagarara mu buryo butunguranye. Icya 11.
mwitegereje neza iyo foto mukayireba, hari ikinyabiziga gituruka imbere mu kuboko kw'ibumoso gicanye amatara maremare kandi ni mu gihe cy'ibihu. Hari ikinyabiziga kiri muri kuno kuboko kw'iburyo dutwariyemo, ubu ni wowe ugitwaye. Muri iki gihe barakubaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora aramutse ahumishijwe n'urumuri rw'amatara y'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo. Ahangaha rero umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kwegera ku nkombe y'iburyo bw'umuhanda, byanashoboka akagabanya umuvuduko. Egera ku nkombe y'iburyo bw'umuhanda, nibinashoboka ugabanye umuvuduko. Humisha ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo ucana amatara maremare. Oya. Canira amatara ikinyabiziga kiva mu kindi cyerekezo. Ibyo ntibishobora gukuraho ikibazo. Ongera umuvuduko kugira ngo usohoke muri urwo rumuri vuba bishobotse. Oya, icyo gihe wahita ukora impanuka. Ni ukwegera hehe? Egera ku nkombe y'iburyo bw'umuhanda, nibinashoboka ugabanya umuvuduko. Yego bavandimwe beza, iyi serivisi tuyitangira ubuntu ku rubuga rwacu Intego Driving School. Ushobora kudusura kuri YouTube channel Intego Driving School, ushobora kutwandikira kuri Twitter Intego Driving School, ushobora kutwandikira kuri Facebook Intego Driving School page, kuri Facebook Intego Driving School page yayo, ushobora kudusura kuri LinkedIn Intego Driving School, yewe niyo wakandika muri Google gusa Intego Driving School, amakuru ajyanye n'ishuri ryacu yose wayabona. Ukeneye kudusura waza mu gihugu cy'u Rwanda ukoresha ururimi rutari rw'ikinyarwanda nk'indimi z'amahanga, biratworoheye cyane. Dukorera hehe? Mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kimironko, muri Kigali, aho Kimironko hafi ya gare, imbere neza ya MTN Service Center, muri etaje ya 2. Yego, mu nzu ya Shaji Sebastien Umuhinde niho dukoreramo, umuryango ni wa 6. Iyo ni office ko tugira workshop nini ihagije y'abasudira munsi y'umurenge wa Kimironko, y'abakanika. Dufite garage twigishirize, dufite ishuri twigishirizamo, tukagira ni garage bimenyererezamo, tugira masaro, ishuri bigiramo gusuka, tukagira naho bimenyerereza umwuga wo gusuka. Yewe tugira ibintu byo kudoda rwose, amoko modeli zitandukanye, fashion zose, amadesign yose, ndetse mashini zitandukanye bigiraho. Abarimo b'inzobere babihuguriwe, babyize mu mashuri ya leta rwose, babinonosoye, bafite icyiciro cya 2 cya kaminuza muri iryo somo, bafite icyiciro cya humanite muri iryo somo, rwose bihagije ku buryo ubumenyi ububona. Si icyo gusa kandi tuguha n'impamyabushobozi kuri urwo rwego nyine y'ibyo bijyanye n'ibyo wize. Hehe, Kimironko hafi ya gare. Bitatworoheye kuhita uhagera, wakora iki? Waduhamagara, watwandikira message kuri WhatsApp cyangwa kuri SMS isanzwe kuri iyi nimero 0788 795 200. Biroroshye cyane, biroroshye. Tugira WhatsApp channel link dushobora kuba twaguha twandikiye ukazajya ukurikiraho amatangazo y'akazi. Dufite serabisi zitandukanye z'ibibazo n'ibisubizo, ziri multiple choice ku myanya itandukanye: logistique, procurement, HR, imyanya yose itandukanye. Harimo uwize za economy, abize public administration, abize amategeko, ibintu bitandukanye byose. Uratwandikira ukatubwira umwanya wa depoje, tukaguha multiple choice y'ibibazo bikunze gukenerwa, ibibazo bagiye bakora byinshi bitandukanye. Umuntu wagize amahirwe yo kwiga azi icyo bita ibicupuri, azi icyo bita question papers z'abandi baba barakoze, umusaruro zijya zibyara iyo azinyujije mu ijisho mbere yo kujya gukora ikizamini. Ababizi ndahamya ko icyo kintu ntabwo yakiyoberwa. Ubwo rero iyo twubwiye uwo mwanya dukurebera serivisi nziza cyane y'utubazo duke kandi tw'ingenzi, ukanyuzamo ijisho, maze wamara gusohokana amanota yawe 50, tukagutegurira imfashanyigisho iri bugufashe nanone mu kwitwara neza muri interview, ubundi nawe bikakuryohera akazi ukaba wakabona. Si ibyo gusa rero, uretse n'abo duhugura imyuga nk'uko tubibabwiye, abo tumenyereza gukoresha computer, abo dutangaho internship,
tugira n'ubundi buryo bwo kwigisha indimi: Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, imiziki, tiyatire, inkinamico zitandukanye zo mu ruhame, ibintu bijyanye n'amafilimi. Utugannye serivisi wifuza, iyo uyibuze tukuyobora kwa mugenzi wacu, ariko 80% ushaka ubumenyi iby'ibanze turabifite kugira ngo tuguhe serivisi nziza. So igishoboka ni ukutuvugisha kuri 0788 795 200. Mbibutsa ko tugira serivisi dutangira ubuntu, ariko hari n'izo tugurisha. Hano rero iki cyapa gisobanura ko bibujijwe guhagarara umwanya munini. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Dukomeze. Ese iki cyapa gisobanura iki? Witegereje neza, iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bitegeka. Utegetswe, wowe utwaye igare cyangwa ujyana abana mu myidagaduro bajyanye ku ishuri, ni akayira k'ibinyamitende, akayira k'abanyamaguru gategetswe. Inyura muri icyo cyerekezo nyine bakweretse. Iki cyapa gisobanura iki? Aho guhagararamo n'amagare imbere. Oya, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Tebebye ni iki ngiki. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru igize itegetswe. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Cya 14, ni iki wakora mbere y'uko uhindura icyerekezo? Ndifuza gukatira ibumoso, ndifuza gukatira iburyo, ni iki nakora? Bavandimwe, wakora iki ugiye guhindura icyerekezo? Ugomba gucanira mu matara ndangacyerekezo akwereka aho ushaka gukatira. Birashoboka ko ushobora nanone kureba niba icyapa cy'aho hantu cyo ubwacyo kikwemerera guhindura icyerekezo. Yego. Gukatira, gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo, ibi biremewe. Itegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo, nabyo biremewe. Ibisubizo bibanza byose ni by'ukuri cyane. Twikomereze. 15. Ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Uramutse usanze mu bimenyetso bimurika rero harimo ibara ry'umuhondo, ugomba kugenda gahoro witegura guhagarara. Kwitegura guhagarara, terebye. Kongera umuvuduko, oya. Kugumana umuvuduko wari uriho, oya. Gufata feri cyane, oya. Mbibutsa ko gufata feri cyane bibujijwe. Niba urimo ugenda mu nzira nyabagendwa, igihe ugiye gufatira rimwe feri, banza use nk'ukoraho, uri inyuma yitegura abone ko hari ikibaye imbere gihindutse kuko ze kuri feri, noneho ubone uyifate. Nayo yifatiye rimwe, araza agahita agusekuraho. Icyo ni icyaha rero, ibyo ni ikosa gukacira rimwe feri. Mu ngingo ya 26 mujye mugira amahirwe yo kureba mu igazeti. Abayifuza muduhamagare tuziboherereze ku ma-email yanyu, ku WhatsApp. Izaba igazeti yo mu Kinyarwanda, mu Gifaransa, mu Cyongereza, si n'ibyo gusa n'irindi teka wakenera. Itegeko ry'umurimo, itegeko mpanabyaha, itegeko ryose utubwira ko dushaka tukayikudanodingira, cyangwa se tukayikoherereza mu zo dufite, nta kibazo, cyangwa se tukagufasha no kuyiga. Twakomeza. 16. Witegereje neza iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza. Habujijwe iki? Ntihanyurwa n'ibinyabiziga byagenewe kwikorera ibicuruzwa. Icyapa gisobanuye iki? Hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Oya. Uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3 gusa. Oya. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Oya. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe kwikorera ibicuruzwa. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe kwikorera iki? Ibicuruzwa. Murakibona? Cyapa gisobanuye ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe kwikorera ibicuruzwa. Cya 17. Ibinyabiziga bikoreshwa nk'amatagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kidakodeshejwe. Iryo tara rigashyirwaho ku buryo bukurikira. Itara ryerekana ko ikinyabiziga kidakodeshejwe rishyirwaho amagana imbere ibumoso. Niho iryo tara rishyirwa. Iki cyapa gisobanura iki? Birabujijwe kurenza umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha muri iyo fasi mwako gace ugezemo. Iki cyapa gisobanuye umuvuduko urengeje kilometero 50. Oya. Umuhanda uromberejeho ibice byinshi kuri kilometero 50. Oya. Intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga n'ibindi. Oya.
umuvuduko ntarengwa ugarukiye ku birometero bingahe? 50. umuvuduko ntarengwa ugarukiye ku birometero bingahe? 50. itegereze neza iyo foto. birabujijwe kunyuranaho cyangwa biremewe? igisubizo hano, ubundi y'imirongo ibiri icagaguye, umurongo umwe ucagaguye n'undi udacagaguye bangikanye, umuyobozi yita kurushije uwundi kumwegera. hano iburyo rero bwawe urimo ugendera ku rugero rw'uyu munyonzi, iburyo harerekana ko kunyuranaho biremewe, gukatira ibumoso biremewe, gusubira inyuma biremewe. naho ibumoso aribwo buryo bw'abamanuka bo birabujijwe kuko bafite iki? umurongo udacagaguye. twitegereje neza iyi foto, ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura ku muyobozi w'igare? hano ku munyegare agomba kubikora arenze kuri uyu murongo wera ugeze gute? ucagaguye. arenze umurongo wera ucagaguye cyane rwose, n'ibindi sinakirirwa mbyitaho kuko agomba kubikora arenze umurongo wera ugeze ute? ucagaguye. icya 20 ari nacyo cya nyuma, itegereze neza iyo foto. birabujijwe gukatira iburyo? oya, biremewe, ariko ukareka bari abanyamaguru bakabanza bakagera gute? bagatambuka. aha ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ashatse kujya iburyo? guhagarara akareka abanyamaguru bagatambuka? yego. gukomeza hagati y'abanyamaguru babiri? oya. kuvuza ihoni akongera umuvuduko? oya. reka umunyamaguru umwe atambuke ubone umwanya? oya oya. igisubizo ni uguhagarara abanyamaguru bakabanza bagatambuka. iyo dushoje rero, ubwo ni urugero, iyo tugeze ku kibazo cyitwa icya 20 aricyo cya nyuma, ushobora gusubira inyuma ukareba niba hari ibyo wishe. ushobora no kubona ko wari wabikoze, wiyumvamo ko wabikoze uri seriye, warangiza ukakanda kureba amanota. muri icyo gihe uzategereza iminota mike cyane, maze hahita haza amakuru avuga ngo dore amanota wagize. ese ubu yagize angahe? amanota nagize rero, mu ruhande rwanjye rw'ibumoso ndibonamo 20/20. ako gafureshe kari hejuru ushobora kugakoraho kugira ngo usubire kwiga iyindi kopi. ariko iyo uvuze uti hari ibyo natsinzwe, muri icyo gihe uhita ukanda aho handitse subiramo, urahabona hejuru. aka kavi mubona ni akamenyetso kerekana ko watsinze, ariko iyo watsinzwe haza agafo k'umutuku. ikibazo cya mbere, nibura ikinyabiziga gitegetswe guhagarara kugira udahanagura ikirahure tungaye. mu gisubizo cy'ukuri urabona ko bavuze ko ari kamwe, ari nayo mpamvu bakivivuye bacyemera. muvandimwe, iyi serivisi turayibaha ku buntu, ntabwo tuyigurisha. ese wowe wifuje gutera inkunga uyu murimo wakora iki? ushobora kutubaza mu mopeyi yacu dukoresha, ni 096832, ukaba watwoherereza agafanta. ushobora kwifuza kwifatanya natwe gukora uyu murimo. ufite akamodoka kamwe wifuza kukagura, ufite akamoto ka jesa wifuza kukagura, wifuza gushora imari muri kampani, waduhamagara 0788795200 bakaguhuza n'ubishinzwe maze tugakorana. ese ukeneye kudusura, waza Kimironko hafi ya gare, mbere neza ya MTN Service Center, cyangwa ukaduhamagara tukakuyobora neza maze ukaza tugakorana. ese ukeneye izindi serivisi muzo dutanga, waduhamagara. ushobora kudusobanuza, tugira amapromosiyo y'abana bigira ubuntu ku bintu byo gukanika, gusudira, tugira abafatanyabikorwa babishyurira rimwe na rimwe. icyo gihe uratubaza tukaguha karandiriye niba nta bushobozi ufite kwiyishyurira, nabwo biroroshye. 0788795200 maze ugasobanuza ibyo wifuza. mu gihe ukurikiranye na Romoroki, ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? bizafasha umuyobozi wa Romoroki kukurebera hehe? mu ndorerwamo. murabibona mu bisubizo. yego. dukomeze. ikinyabiziga, hano amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzima mu bihe bikurikira. ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. ubugari bwa Romoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenze ibipimo bikurikira: santimetero 75. ni iki muri ibi wakwirinda igihe ushaka kunyuranaho?
ni uko uzajya ubikora nyuma y'ikoni kandi ugategereza ko ubona uburyo bwiza bwo kunyuranaho. Ni iki ugomba gukora igihe wegereye ikimenyetso kimurika kiva mu cyatsi kijya mu muhondo? Ni uguhagarara niba bitaguteza ibyago. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara abiri y'ubwoko bumwe cyangwa arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ko yahe matara. Ubundi yari indangaburumba ari indangamubyimba na ndangacyerekezo. Aha rero ibisubizo byari iby'ukuri. Wowe ubonye iyo foto wumva ikubwiye iki? Ni akayira k'amatungo se? Oya. Ni aho banyura bagize gute? Bazengurutse. Mu nkomane banyuramo bazengurutse. Ese mu gihe telefone yawe wowe ihamagawe kandi ukaba utwaye imodoka wakora iki? Ni ugushyira ku ruhande imodoka ubundi ukayitaba. Dukomeze sori gato. Ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga akwiriye kumenya igihe akurikiye umuyobozi w'ikinyamitende ibiri kandi imodoka y'umweru iri gusubira inyuma ijya mu muhanda? Umuyobozi w'ikinyamitende rero ashobora guhagarara mu buryo bugize gute butunguranye. Urebeye ku iyo foto se, ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora aramutse ahumishijwe n'urumuri rw'amatara y'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo? Ni ukwegera ku nkombe y'iburyo k'umuhanda, byanashoboka akagabanya umuvuduko. Ese icyo cyapa gisobanura iki? Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Itegereze neza iyo foto. Iki cyapa gisobanura iki? Icyo cyapa rero inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Ni iki wakora mbere yo guhindura icyerekezo? Ubundi hano bavuze ngo ni iby'ukuri, ariko ubundi ugomba kureba niba agace urimo ibyapa by'ahantu bikwemerera guhindura icyerekezo. Ikindi, koresha ukuboko kw'iburyo bwawe cyangwa ibumoso nimba amatara adakora mu ngingo ya 44 niko bavuga. Niba akora rero koresha amatara ndanga cyerekezo. Ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Genda gahora witegura guhagarara. Icyapa gisobanura iki? Iki cyapa rero gisobanura ko hatanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe kwikorera ibicuruzwa. Ibinyabiziga bikoreshwa nk'amatagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kidakoteshejwe. Iryo tara rigashyirwa magana he? Ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. Icyo cyapa gisobanura iki? Umuvuduko ntarengwa ni ibirometero 50 mu isaha. Cya 19. Aha kunyuranaho bikorwa gute? Ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga yanyuranaho? Arenze umurongo wera ucagaguye nk'uko muwureba hariya. Cya nyuma, ese ushaka gukatira iburyo nk'uko bibona wakora iki? Ugomba kureka abo banyamaguru bakanza bakagira gute? Bagatambuka. Bavandimwe, ni mwarimu Manirutabazi Jean Pierre mu ntego driving school. Ndengera kubibutsa ko tutigisha amategeko y'umuhanda gusa, yewe si nayo serivisi dutangira ubuntu gusa, dufite n'izindi nyinshi. Twigisha gukanika, twigisha gusudira, twigisha kudoda, twigisha guteka, twigisha ibintu by'imiziki, amafilimi, théâtre, indimi, Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, gutwara imodoka, amategeko y'umuhanda nk'uko mubibona. Duhugura abantu gukoresha computer, tuguhugura kwitegurira ikizamini niba wari ufite ikizamini ugiye gukora ku mwanya wo kwandika mu mwanya runaka, ikizamini cyo kwandika nko mu mwanya uyu utandukanye. Tukaba dushobora no kugufasha kuguhugura ku bijyanye na interview. Udukeneye waduhamagara, wadusura 0788 hehe? Kimironko. Irembo ryinjira kuri kano gahanda ka Kimironko kava Kimironko kajya mu Izindiro cyangwa Kibagabaga, imbere neza ya MTN Service Center, muri etage iriho amakaro y'imyeru amanitseho ibirahure by'imikara kandi hejuru hariho iminara myinshi. Wanaduhamagara kuri 0788 Yego, iyi channel ni Intego Driving School. Mukore subscribe, mukore like, comment, share, bigaragare ko tuba turi kumwe mu ngendo zitandukanye maze tujye dufashanya. Ciao ciao, murakoze gukurikira ikiganiro cy'uyu munsi bijyanye n'isomo ry'amategeko y'umuhanda. Naho ubutaha.